Hello, what's up? What's up? Ni njyewe ukuri nkunda. So, mbanje kubasuhuza. Iyi ni video yo kuri Valentine. Nkuko mubona deja imitima ahantu hose. So, nagira ngo mvuge ijambo rimwe kuri Valentine. Nzi ko bavuga byinshi aho yaturutse whatever, ariko tuzi ko bawugize umunsi w'urukundo. Ku buryo umuntu atajye kureba aho byaturutse ngo abijye birebire, gusa twumva ko ari umunsi w'urukundo. Ariko si umunsi w'ubusambanyi. Nicyo nshatse kuvuga nuko uyu munsi ni umunsi w'abakundana, bivuga yuko umugabo n'umugore bashakanye imbere y'Imana ndetse n'amategeko agendana n'igihugu buri muntu abamo akayubahiriza, akaba bamenya yuko mwashakanye. Buri gihugu kigira amategeko yemeza ko bimeze gutya twemera ko uri umugabo n'umugore. Nicyo nshatse kuvuga. None imbere y'Imana byo turabizi, barabasengera, donc bitewe nuko byagenze, ariko biba biri imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Uwo ni umugabo n'umugore. Amen. Rero nimba utari umugabo n'umugore ukaba ufite fiancé cyangwa ukaba ufite umuntu mukundana, ntabwo ari umunsi wo gusambana. Ntabwo ari umunsi wo gusambana, ni umunsi w'urukundo. Ushobora gukundana n'umuntu, si ngombwa ko muryamana, si ngombwa ko musambana. Ubusambanyi ni icyaha. Ubusambanyi buzakujyana ikuzimu. Nta rukundo ruzima, mbese uvuga ngo wemera kuko ngo harimo ubusambanyi. Oya, ubundi kuryamana n'umugore byaremewe umugabo n'umugore, kuryamana byaremewe umugabo n'umugore, ntabwo byaremewe umusore n'umukobwa. Rero nimba uri umukobwa, uri umusore utarashatse umugore, utarashatse umugabo, uyu munsi ukawuserebra. Hari n'abashima Imana bo mukamabwire kubera kuyoba bagashima Imana kandi bari mu busambanyi. Ntabwo Imana yemera ubusambanyi. D'ailleurs Saint Valentin ntabwo yavuye ku Mana, yashyizweho n'abantu. Ariko reka tubyite ngo ni umunsi w'urukundo, ko twebwe ku bakristo ubundi tusabwe gukundana buri munsi. Imana ibwira ngo umugabo kunda umugore wawe nk'uko Yesu yakunze itorero. Bivuga ko umugabo rero ntabwo ari uyu munsi yakagombye ubundi kwereka urukundo umugore we, uko ari kuri Saint Valentin, donc yahiye, yamuguriye indabyo, ubundi ntajya amuha, nta nubwo azi nuko urabo rusa umugore we. Ariko uyu munsi yashyashyanye, yagiye kuzana izo ndabyo ngo kubera ko abantu bose bari kubikora n'ibiki. Umenye uti rero ubundi wakagombye kubikora buri munsi, ntabwo ari ikintu wakagombye gukora uyu munsi. Amen. Ariko nimba wikosoye uyu munsi ukabikora, bikubere intuza nshya, umve yuko urukundo wamukunze uyu munsi ari imbaraga rwo kwigaragaza cyangwa kwereka ko umukunda, cyangwa kugira ngo atarakara. Harabikora afite intego nyinshi cyane. Ariko uko biri kose umugore wawe usabwe kumukunda nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira. Ikindi abasore n'abahungu, abakobwa, uyu munsi nimba ufite umuntu ubona mukundana cyane, ndabwira abakristo, urabizi neza ko mu bakristo ntabwo twemerewe kuryamana n'abantu mbere yuko tubana nabo, byemewe n'amategeko imbere y'Imana. Umuntu atari umugore wawe, atari umugabo we, ntiwemereye we kuryamana nawe. Ibyo byita gusambana. Rero nimba uri gusambana kuri uyu munsi, umenye uti ijuru irakureba, Satani yaguteye, kandi nutihana ukava muri ubwo busambanyi, upfuye urajya ikuzimu. Uyu munsi rero ni umunsi utari wawe mu busambanyi, reka tubyite gutyo. Ni umunsi wawe ushobora kwizera n'umukunzi, ariko si ngombwa ko muryamana. Iyo ni kategori y'abakristo. Uri umukristo ukaba uri kubikora, umenye yuko rwose waguye mu cyaha, uri gukora ibintu bitemerwa n'Imana, ko kandi wacumuye ku Mana, ndetse ugacumura ku buzima bwawe, ukanacumura ku bugingo bwa mushiki wawe w'umusore. Ikindi rero, abafite abagore bakajya guha indabyo, cyangwa abandi bakobwa muri gutereta ku ruhande rw'abagore banyu cyangwa ku ruhande rw'abagabo banyu, abagore barabikora, ndagira mbabwire ko nabwo muri gusambana. Gusambana ntabwo bisaba yuko uryamana n'umuntu gusa, kumuca inyuma birahagije imbere y'Imana yuko abaza nk'icyaha. Mu ijambo ryatubwira ngo ureba umugore akamugirira ari mu mutima, ngo amaze gusambana nawe deja. Byose biba mu mutima. Rero iyo amaze gukora igikorwa biba byatangiye mu bitekerezo no mu mutima. Nimba uri aha rero ukumva we mugabo, ufite umugore mu rugo, uyu kuri Saint Valentin watanze amaflawa hirya no hino, watanze amafaranga ku mundi mukobwa cyangwa kundi mugore w'abandi, I don't know, uwo muri gusambana hirya no hino, uciye ku mugore wawe nyuma cyangwa uciye ku mugabo wawe nyuma, nagira ngo umenyeshe yuko Imana ibibona kandi ari icyaha.
bivuga rero yuko ugomba kwihana ukava muri ubwo busambanyi mbere yuko igihe kikurangirana, kuko nuramuka upfira muri ubwo busambanyi uzajya ikuzimu. Ntabwo Imana yaturemeye gusambana, biriya binabiremye kugira ngo bihe umugisha hagati y'umugabo n'umugore. Icya kabiri, none babyara abandi bana bazubaha Imana. Ariko icyo mutubwira ngo rero ngo dufite ubushobozi bwo kwemera ibyo dushaka. Imana yaduha ubushobozi bwo kwemera. Rero urahitamo, uyu munsi urahitamo kubaha Imana cyangwa kubaha Satani, ugakora ibyo Satani agushaka ukabaha imbata yayo, cyangwa ugakora ibyo Imana igushaka ukabaha imbata y'Uwiteka. Kandi muri abo babiri bose bafite ukuntu bazaduhemba. Nukurikira Satani azaguhemba neza cyane, n'Imana kandi izaguhemba neza cyane. Rero bivuga ngo Satani naguhembuza ukuntu ahemba, n'Imana izi ukuntu ihemba. Niba utabizi ibintu usome Bibiliya uzamenya abakoreye Satani uko byagenze n'icyo bizababaho, n'abakoreye Imana icyo bizagenda uko bizagenda. Amen. Rero umunsi w'urukundo ntabwo ari mubi, ni umunsi mwiza ko n'ubundi Imana ngo dukundane. Imana isaba gukundana, kandi gukundana ni byiza, ndetse cyane cyane ibabiriza abagabo gukunda abagore banyu nk'uko mwikunda. Ijambo tubwira ry'Imana yuko umuntu uramutse udakunze umugore wawe ntabwo uba wikunda rwose. Ibyo ni ukuri, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Rero twumve ngo nimba isi ishobora gushyiraho umunsi w'urukundo, mwibaze imbere y'Imana ukuntu biri important. Rero bitubere bamwe na bamwe cyane cyane abenshi batari bazi yuko ubusambanyi ari icyaha. Aho niho nshaka kugana, kuko ni umunsi ebana nyine nawe urabyumva. Abantu bose batanga amakarita bagira bate, ariko byihishemo ubusambanyi bwinshi, byihishemo icyaha gikomeye, kandi icyaha kivuga ngo nta cyaha gikomeye nko gusambana, kubera yuko ubusambanyije umubiri wawe. Icyo mbivuga ngo nuryamana n'indaya ngo uzaba ubaye umwe n'iyo ndaya, ngo nta cyaha kindi ngo gikorerwa ku mubiri w'umuntu nk'icyaha cyo gusambana. Icyaha cyo gusambana ni icyaha gitandukanye n'ibindi byaha byose. Ujye umenya ngo iyo usambanye n'umukobwa cyangwa ugasambana n'umugabo, ibimurimo bikujyamo, imyuka ikujyamo yiwe. Ibaze namwe mbasambana n'abandi, nawe ugasambana n'abandi, mugahura imwumva imyuka iba yagiye mu muntu. Ni ukuri twumve ko ibintu byo kuryamana n'abagabo n'abagore hirya no hino biranduye, ni umwanda utwangiriza, ukatwangiriza roho, ukatwangiriza ubuzima bwacu, ukatwangiriza ejo hazaza. Ndetse n'umugabo n'umugore mwabanje gusambana mbere yo kubaka, akenshi nta nubwo bikomera, si turi umukristo. Nzabivuga igihe gito, rimwe nzabyigishaho actually umunsi kuki ntabize hatari izo nyigisho nazanye. Ndaza kwitegura, maybe kuko benshi ntabwo bajya bamenya, bya ngo twicwa no kutamenya. Ariko hari ikintu gikomeye cyane cyerekeye kuryama n'umugabo n'umugore, kandi cyakozwe n'Imana kugira ngo giheshe Imana icyubahiro, kibe hagati y'abantu babikwiriye, babyemerewe n'amategeko y'Imana, apana kugikoresha uko bashatse. Nk'uko mubizi Satani araza agafite ibyo Imana yashyizeho byiza akabigira bibi, none bikatugiraho ingaruka. Icyo rero mwibagiwe ni uko ibyo tubibye nibyo dusoroma. Nubiba ubusambanyi uzasoroma ubusambanyi mu rugo rwawe, nubiba kudasambana uzasoroma ibyiza mu rugo rwawe. Nukuri kino kintu ni ikintu gikomeye, kandi ikintu Satani akoresha. Rero abasambanyi bari hanze aha, ni igihe cyo kwihana, cyo kwisubiraho. Fata uwo mubiri wawe uwuhe Uwiteka, waba umugabo waba umugore, twese turabasambanyi. Nta mugabo usambana kurusha umugore, cyangwa umugore asambana kurusha umugabo. Nimba uri umusambanyi, waba umugabo waba umugore usambana hanze y'urugo. Dukunda kwiteranya ko abagore basambanya hanze y'urugo ari basambanyi bahatari. No, waba umugabo waba umugore, twese turi bamwe. Rero umugore imbere y'Imana nta musambanyi, nta mwana izababarira ngo kuko ari umugabo yarasambanye birumvikana ngo ntago azajya ikuzimu, uzajyayo uhireyo. Waba umugore nawe usambana uzajyayo, niko biri. Nta kategori yo mu ikuzimu ngo kuko ngo iyo isi iratubeshye cyane ikatwumvisha ko umugore asambanye ari ubu bateye ubwoba bukabije. No, waba umugabo nimba uryamana n'abagore batari umugore wawe, waba umusore ukaba uryamana n'abakobwa batari umugore wawe, uri umusambanyi, kandi Imana izaguhana, kandi uzajya ikuzimu nutihana ngo uve muri ibyo
byaha. Waba uri umukobwa usambana hirya n'abasore n'abagabo abandi bari mariye, uzajya ikuzimu nutihana. Waba uri umugore nawe nubwo mu rugo bimeze nabi ukavuga ngo ugiye gusambana hanze, uzajya ikuzimu nawe Imana izaguhana. Bivuga rero ngo nugushaka ko twubaha Imana, noneho waba uri umukristo ukaba uri kubikora, ndabizi ko bishoboka rwose ko wenda wabikoze kuko haba ibibazo ariko ntabwo ariyo mpamvu yo gusambana. Ugomba nusambana ukabyumva mbese ukabona wabiguyemo, hari kugwa mu kintu ugasaba imbabazi ukarira, hari no kubibamo ukavuga uti nta kibazo mbifitemo, Imana kumwe nanjye. Izi ko abantu basambana wavugana nayo ngo Imana kumwe nanjye? No, hari abantu bamaze gufata Imana yafo itari ya Yesu Kristo tuzi, bakafata ibigirwamana akashyira mu mutima byemeranya n'ibyaha bagenderamo. Ushobora kuvuga ati birananiye ndi umunyabyaha, ariko akakubeshya ngo Imana kumwe nawe. No, he is not. Ntabwo Imana igendana n'abasambanyi, ntabwo Imana igendana n'abantu batayumvira, ntabwo rwose Imana igendana n'abantu bafite umutima winangiye w'ubwibone, wishyize hejuru, ugafata ikigirwamana ukashyira mu mutima ugakugenda uko ushaka. Ubuzima bw'ubugikristo ntabwo ari kugenda uko dushaka, ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, wanabigwamo ukasemba mbese ukabona ko ufite ikibazo, ariko ubigendamo ukumva ngo Imana kumwe nanjye irankunda, uribeshya cyane. Kandi nupfa uzibuka rino jambo mvuga ngo ihane va mu busambanyi n'igisa nacyo. Nayo matelefone yanyu, navuze ko gusambana so kuvuga ngo ugiye kuryamana n'umukobwa usiya umusore mu gitanda, no kuba mukora amafoto, muba mukora ama message muri telefone. Uriya telefone uri gukoresha uyu munsi n'indi minsi, ariko mbivugiye umunsi ko ari mu munsi w'abakundana. Uriya bintu wandika, ni gute umuntu ushaka kuba ari mariye akandikira undi mukobwa ngo nuwe uzampa abana? Ibyo nabibonye ko umugabo uri mariye arandikira umukobwa bari muri blague ngo ukabona baraseka baritana zashira ntazi aho ziva niyo zijya. Tugomba guhinduka. Hari ilangaje z'abakristo b'abagabo n'abakristo b'abagore. Nukuri iwacu dukunda kugira utwo tuntu tw'amashiri n'iki, ariko buriya iyo tumaze gukizwa hari ibintu tugomba n'uburaya babwarihisha muri kamere zacu ko twamenyereye kugenda gutyo. Yego bino biri innocent, ariko n'ibintu biba bikabije. Ugasanga nk'umugabo yandikiye umukobwa ngo bite sheri nk'amakurusi ngo none ugasanga ngo happy Valentine's Day. Urimo yabwira umukobwa utari umugore wawe, ubwo se ukumva umukobwa ahubwo atarimo araguseka we nk'umugabo. Izuko ari abakobwa mwandikira ariko akafata nk'injiji, kubera ko bazi ko mufite abagore niba nubaha nta no kwibaha kurimo. Isi maze kugera kure ku buryo abantu bamaze kumenya n'abakora ibyaha n'abadakora ibyaha, ugasanga none baranagukoresha kuri avantage zabo. Rero twisubireho, twiyubahe cyane cyane kandi twubaha Imana, cyane cyane turi abakristo. Nigeze kubwira umugabo umwe, umugore yamarambwira umugabo wakora muri telefone bwo nyine babipfuye, umugabo akumva nta kibazo afite, ngo no uri inshuti yanjye gusa. Genda amaza ni gute ushaka kuvuga ngo urakijijwe utinya Imana ariko urandikira bino bigamba abakobwa? Ingeraho mbona ngo yari yamwandikiye ngo yaravuze ngo kira sizi ibintu bavuze, ambwira ko ngo yamubyarira, donc uwo mukobwa ngo yabyarira uwo mugabo, ariko umugabo ngo ari gukina, donc umugabo akabifata nkaho ari ibintu biri simple. No, n'ububandi n'ubuhehesi buteye ubwoba. Umugabo ukijijwe yandika ibintu nk'ibyo biteye isoni, ni ibintu utagomba kwirengagiza. nawe umukobwa uri kumwe n'abasore bakijijwe ugasanga ibintu muri telefone nk'ibyo, umusore bumushyize ku ruhande. Ufe kureba neza kuko abagifite ubuhehesi n'uburaya, kandi n'ibyagimaze igihe kweri umugabo yataye umugore. Nurora kandi ngo arakijijwe, ngo afite Imana, ngo afite amahoro mu mutima. Wapi? Amahoro yahiye? Kari amahoro twihaye no gakiza twihaye katafite shinge na rugero, katarimo Yesu Kristo, ako kaduha gukora ibyo dushaka. Mu minsi ya nyuma ngo benshi bazagira kumva imyuka bashaka kumva hirya no hino, ngo ibajogura amatwi abakora ibyo bashaka. Abo n'abadayimoni mwitiranye n'Imana, n'abadayimoni bababeshya kuko mufite Yesu ariko nta Yesu mufite mu mutima. Ngo tuzamenyera ku imbuto zanyu. Nta mugabo wakiriye Yesu ugira imbuto z'ubuhehesi bwo guheta n'abandi bakobwa cyangwa abagore mu matelefone.
cyangwa no mu nzira cyangwa ku kazi, ndetse n'abagore nabo ni uko. Imana ibahe umugisha rero, umunsi w'urukundo bashakanye babera umunsi wo kwisubiraho, umunsi wo kwitekerezaho, kubera ko buri muntu wese akunda mugenzi we nk'uko Imana ibitubwira. Atari guserebura gusa ngo muragiye murariye n'iki. Umugabo arebe ko nimba akunda umugore ko bikwiye, n'umugore arebe ko akunda umugabo we nuko bikwiye. Mbese murebane kandi mwumve ko Imana ibabona kimwe, izabaza kimwe. Nawe ubona wakosheje nk'umugabo, uvuga wenda wataye urugo cyangwa ukavuga uti nababaje umukunzi wanjye n'iki, ni igihe cyo kwikosora ukihana, kuko nta mugabo uzahabwa umugisha wataye urugo nta mpamvu zumvikana zivuye ku Mana. Iko ni ukuri, nushaka uvuga iki. Ntabwo Yesu yadutaye ngo kuko turi itorero, kwinjira banga ngo abagabo bakunda abagore baba nk'itorero, uko wese akunda itorero. Yesu ntiyataye itorero, aracyari ipfira n'uyu munsi ye. Iyo dukoze icyaha aratubabarira. Nta mugabo rero uri hanze aha uri gutanga amaflawa n'amashokora ku ndaya ziri hanze aha ku bandi bakobwa ku iki, ariko wowe wataye umugore wawe, umenye ko imbere y'Imana rubanza ruzakubazwa. Nta juru ufite, ndabikubwiye, ntaryo. Cereka ari impamvu zigaragara, kuko hari ingo usanga, hari ingo nsanzi. Reka ntange example, umugore yabeshya umugabo, amubeshya imyaka, amubeshya ko atari divorce. Ndumva n'urugo rwubakiye ku binyoma. Nk'uwo mugabo yataye urugo, birumvikana ntabwo yiyubakiye, mukubwira yakije yavuga ngo arakijwe amubeshya, umva ari ikirura kihishe gusa mu rusengero. So hari n'abakobwa rero bakoreshwa na Satani kugira ngo baze babeshye abagabo ba Kristo, nabwo mukora atashye. Ni kimwe rero, niyo nk'iyo ni example nari ntazi. Ariko wowe ukata urugo nta mpamvu zigaragara, wemereye Satani akagushuka n'ibiki, umenye uti uyu munsi bikubera umunsi wo gutekereza, wo kwibuka amasezerano avuga imbere n'Imana. Ukwiye kwihana ugasaba imbabazi, ndetse ugapfukama. N'abagore nuko ni kimwe, mwataye ingo zanyu hejuru y'ibintu y'amafuti, ibintu bitumvikana. Umugabo se sinzi uko nabivuga, ariko hari igihe usanga hari n'abagabo beza, cyangwa se wenda harimo conflict, hakaba abagore babi nabo babaho rwose. Ariko ibyo bimenywa hagati n'umugabo n'umugore, buriya nimukikire mu bintu y'abagabo n'abagore, bivuge ngo hangana bajye baza kuvuga ibintu by'amafuti. Uyu utabanye n'umuntu wamumenya, umuntu umuzi no babanye n'Imana. Niyo mpamvu rero wowe umugabo urizi, uzi icyo wapfuye n'umugore, nawe umugore urizi icyo wapfuye n'umugabo. Wikosore imbere yawe n'Imana, wisuzume. Nubona atari wowe witurize, nubona ari wowe ca bugufi, kuko ijuru irahari kandi kuzimu harahari. Kandi ukuri tuzakirwa imanza zitabera. Amen. Imana ibahe umugisha. Nawe umusore uri gusambana, ihane bivemo. Ufite umukobwa umukopine musambana, uwo ntavuye ku Mana. Ufite umugabo umusore ugusambanya, wapi umwe muri mwe yaraguye kandi yagushije undi. Ni igihe cyo kwifrena, ukanza ugasenga kumva ko Imana ibemeye, ugasenga ukumva ko Imana iba mushakana. Hari abantu bagwa mu cyaha, ugasangwe na madara arabonetse agiyemo, ugahita uti ngiye guhita ndongora cyangwa kurongorwa. Iyo ni erere, ni ukwibeshya cyane. Ntugomba guhita wihutura urongorwa cyangwa urongora umugore ko gwateye inda cyangwa umugabo watewe yaguteye inda. Oya, ugomba kubanza ugasenga ukamenya ko uyu muntu yoherejwe n'Imana cyangwa yoherejwe na Satani kugira ngo ushe mu cyaha, cyangwa niwe wamugushije mu cyaha. Nabyo ugomba kubimenya. Ariko umve ngo urwo rugo deja rugiye kubakira ku busambanyi, mubwije ukuri kuzahura n'ibibazo mbere. Wewe igihe twumva ngo turakontorora ibintu byose, no, ibintu byo mu mwuka ntabwo bikontorora gutyo. Ibintu byo mu mwuka bigenderanwa n'amategeko y'ijuru n'amategeko yashyizweho mu mwuka. Rero ugomba kubanza ukicara ugasenga uvuga uti aho kubaka urugo rubi naba ndetse yanamubyara nkamurera, ariko nkarindira nkareba icyo Imana itubwira. Hari ushaka kuva mu cyaha kubera intege nke, ariko umenye ngo wabifunguye undi muryango nanone winjiza mubi mu rugo rwawe. Wafu murindira rero ukavuga uti reka ndendere. None ukareba ko kweri ari wamugushije cyangwa ari wakugushije. Ninde Satani agendereye mu cyane bari mwebwe babiri. Eske muri ready yo kubaka, none nimba mushaka kwihangana muzubaka gute? Urumva rero mugategereza, mukabanza mukozwa, mukabanza mukiyeza. Urugo ni ikintu gikomeye, si cyo gupfa kwinjiramo, kandi kirimo umugisha mwinshi mwiza, kirimo n'imivumo myinshi bitewe n'uwo mwashakanye, bitewe na relationship yawe mufitanye n'Imana cyane cyane. Kuko benshi bava mu bakora bibi kuko badafite ubusabane bwiza na Yesu. Kuko ntabwo bafite ubusabane bwiza n'Imana, wewe umugabo ukijwe ngo uturugo ntibishoboka. Ubusabane bwawe n'Imana ntabwo ari bwiza, kuko Imana ntiyakubwira ngo uturugo. Niko nakwereka hari impamvu kweri yemewe n'ijuru ndetse n'umugore, byose ni kimwe.
ndetse n'umusore n'umukobwa. Imana ibaha umugisha rero. Yari Apostle Kuri Nkunda. Ufite ikibazo kuri kino kintu umbaze, ndahari. Nzi ko munyandikiye mwinshi muri Facebook. Ni ukuri ntumbwire halo ntabwo usubiza, kuko aba ni nyinshi za halo. Ntabwo wasubiza message za 500 zivuga halo. Uvuga icyo ushaka, ubundi ngewe turavugana. Amen. Cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp 1613 265 3613 rimwe gatandatu rimwe gatatu kabiri gatandatu gatanu gatatu gatandatu rimwe gatatu. Shalom. Valentines ku bakunzi kandi abagabo beza n'abagore beza. Imana ibaha umugisha. Abagabo bita ku ngo bakunda abagore babo, may God bless uyu munsi, ibongera indi migisha yo kubakunda igihe cyose ku abagabo beza n'abagore beza barahari. Tubaha umugisha. Mbasabiye umugisha abagabo bitonda, bakunda ingo, bubaha abagore babo, bubahisha ingo z'abaproteja, bari kumwe n'abana baba. Antuka Imana ibaha umugisha ihereye kuri musaza wanjye. God bless you.